igiko kirahari rwose akisuba abakobwa beza uri kubona mbese urabona twabamaze iki tutabarongoye kuko buriya n'ababyeyi no by'umwihariko tugira na projet ya entrepreneurship kubigisha uburyo bakwihangira ubu ngo hari ukuntu ubwira nk'umubyeyi ukamubwira ati ubundi ni gute ugurisha ibiro 5 by'ibishyimbo ugiye kugura ikiro cy'inyama abati se none wagira uti none se ufashe ibiro 2 by'ibishyimbo ukagura urukwavu rutoya ntiwarworora mu gihe cy'amezi 3 ukagira inyama uko bishaka. Turabasuje inshuti bakunze Bibiriho TV kandi tubaha n'ikaze mu biganiro byacu. Musanzwe mubizi ibiganiro byacu ko biba bigaruka ku nyigisho zitandukanye. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu Gutamani, abantu bose baramuzi ibyo ari byose. Guta ni umusitari. Guta amakuru yawe? Amakuru ni meza. Urakomeye? Ndakomeye nta kibazo, meze neza. Nyinshi hari hashize igihe ntahura n'abantu cyane, ngira ngo biraterwa n'iki cyorezo cya COVID-19. Aho usanga ingendo zitari ngombwa umuntu yarazigabanije ukava mu rugo ujya ku kazi ukagusubira mu rugo gutyo. Iyo mpamvu abantu batakibonana hari. Guta muri no minsi abayeho ate, ameze ate? Murakoze, yambayeho neza kuko ubu ngubu akazi nge karakomeje nta kibazo nk'ibisanzwe. Ubu ngubu nari mpugiye mu minsi yashize mu bikorwa byo gutaha ishuri rya Nufashwa Yafasha Organization. Ariko ubu ngubu igikorwa gisa nkaho cyarangiye, abana bari mu biruhuko. Ubu ngubu ndi gukora akazi k'Isango Star neza, radio nkuko abantu bajya bakunda kunkurikira. Urebye n'ibyo ngibyo ndi gukora muri no minsi, ngafata umwanya wo gutekereza ibishya, umwanya wo guhanga ibishya ya mu kazi kanjye n'ibindi bikorwa byose nkora. Yego Guta, birumvikana abantu barakuzi, ariko mu by'ukuri turagira ngo twibwire neza uduhe background yawe. Guta ni muntu ki? Nk'umuntu ukubonye bwa mbere yakumenya ate Gutamani ni muntu ki? Murakoze, bundi amazina yanjye nyakuri nitwa Buryakera Jean Paul. Gutamani ni irisirino bivuga good man. Ni mu rurimi rw'Ikidage. Gutamani. Go nkaba ndi ingaragu, mfite imyaka 31 y'amavuko. Nkaba ndi umunyamakuru ku Isango Star, mamaze n'igihe imyaka igiye kugera 10. Uretse kuba ndi umunyamakuru, ndi n'umuyobozi, nkaba narashinze n'umuryango utari wa leta witwa Nufashwa Yafasha Organization, ukora ibikorwa byo gufasha abatishoboye mu bice by'ibyaro cyane cyane. Urumva aho ngaho niho hombi wanshakishiriza. Gutamani ndongo nkaba nkora mu biganiro by'imyidagaduro, yenda bajya bakurikira radio. Nibyo ngibyo. Wenda turaza kugarukaho no kuri uwo muryango by'umwihariko, ariko tubanze tugaruke ku umwuga w'itangazamakuru wawuje mute, byagenze bite kugira ngo byatangiye ryari? Okay, murakoze cyane. Ubundi itangazamakuru nitangiye kera, nitangiye nyiga nko muri Troncome. Nibwo aho nigaga wasangaga nyine biriya bintu bimeze nka Media Club. Tujye Media Club ntabwo zazakagiye, ariko ugasanga nyine nkunda kogeza ibintu by'umupira. Buriya nari mbizi cyane. Nuko nyuma naje nyine kujya mu yindi kariyeri ya entertainment. Burya gutegereje n'umupira? Nogeje n'umupira, nkajya mbwira abantu amakuru. Ubwo muri Troncome nza kujya superieur, njya kwiga i Rwamagana Saint Aloys. Ho noneho mpagira Media Club nanayitangiza. Icyo gihe noneho nkajya nogeza imipira, nkajya nemusinga ibirori. Nkajya nkora nyine ku buryo ho noneho nahageze hari n'ibikoresho bihagije. Buryo twaga dufite studio, dufite buri kimwe. Ngenda mbikunda kurushaho. Aho soreje rero amashuri yisumbuye ngiye muri kaminuza, njya no kwiga itangazamakuru. Itangazamakuru naritangiye mu myaka ya 2011 kugera 2015. Ubwo nkigera muri kaminuza nyine rumva nize byinshi, kuko urumva ni mu ishuri by'umwihariko ry'itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda. Ngenda niga byinshi kubijyanye no mahame y'umwuga, uburyo babikora neza n'iki. Urumva kwa kundi nabikundaga, ya mpano nari mfite noneho ngeraho mbyiga nabyo. Ubwo natangiye ku Isango nko muri 2012 ndabyibuka, ku itariki 14 z'ukwa 12 nibwo nagiye mvugira kuri mikoro bwa mbere za Isango Star nk'umuntu wimenyereza. Hanyuma mu gihe gitoya ndakaba nyine babona ko mbishoboye. Icyo gihe kugeza ubu ngubu Gutamani
Mbagutamani bazi kuri ubu ngubu. Itangazamakuru rero njye n'ubundi n'ubusanzwe ngenda rikunda. Ubundi akenshi najyaga numva cyane cyane radio zigenga zitangiye gukora mu Rwanda muri 2005 na 2006. Hari ukuntu numvaga nk'ikiganiro cy'umuntu, nkumva hari ibintu avuze nyine ukuntu ari kwanima, ariko nkumva hari ibindi bintu yakongeyemo byatuma birushaho kuryoha. Ibyo rero ngenda nyine mbura nimbona opportunity nzabikora, birangira nyine ibyo natekerezaga nk'inzozi bibaye impamo. Abo bantu bajyaga bumva ukumva banima bakagushyiramo icyo gitekerezo cyo kumva waba umunyamakuru ni bande? Okay, yenda kenshi nakundaga kumva ibintu by'imikino, numva babajarambere Gatare, numva abatipe nka ba MC Mande muri showbiz icyo gihe bari bagezweho cyane, abanimateri beza, abatipe nka ba Zigida 5, abantu bagiye bamenya cyane, abita ba Ben, andi mutipe yitwaga Ben wakoraga kuri City Radio n'abandi. Umva nyine umva nanjye aho nibereye wacu mu cyaro mu Dusaka cyane ke FM zitanahageraga neza, umuntu byasabaga antene kuzamura. Ewana ngenda gahoro numva nanjye ibyo bakora nanjye nabikora. Finally nyine nkomeza urwo rugendo birinda mbigezeho. Mu cyaro mu Dusaka wenda umukunzi wawe ahita yibaza Gutamani ubundi avuka he, wakuriye hehe, hanyuma uboniza hehe mashuri, ahantu wize naho tuhamenye Gutamani? Murakoze cyane. Mvuka mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama, niho mvuka, niho nize amashuri abanza kuri primaire yitwa DPR Ngarama, nza gukomeza mu kigo bita AP mu Ngarama, nza no kujya mu cyitwa Bushanguhe mpavanja Saint Aloys Rwamagana, Saint Aloys Rwamagana njya muri kaminuza y'u Rwanda, mva muri kaminuza y'u Rwanda njya muri Mount Kenya gukomeza masters. Ubwo nyine nyuma ndangiriza aho ngaho. Urebye ariko rero ubuzima bwanjye hafi igice kinini cyane nacyayemo ndepfyo ngiye Burasirazuba, niho nakuze nk'abandi bana basanzwe bo mu cyaro, dutera agapira, twotsa runonko, twiba amapera, nyine bwa buzima nyine tujya kuvoma, tujya kuragira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero gusa nagiye nkunda kwiga no kumva ko ubuzima bwanjye hari undi nzaba we wari we. Ubwo rero hakazamo ko gukunda itangazamakuru, ngenda nshyiramo imbaraga niga nzamuka nyine bakambaye Gutamani bazi kuri ubu ngubu. Ubusigaye wibera mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali. Hanyuma ubu ngubu Kigali umarizamo igihe birumvikana, umaje no gusirimuka birumvikana, ariko hari ibyo tubwiye uti nakuze nogeza umupira, kubera icyo utigeze uba umunyamakuru wa siporo nk'abo tujya twumva kuri radio cyangwa kuri televiziyo? Ndumva habayeho urumva nkigira muri kaminuza y'u Rwanda, nageze aho noneho kubera ko buriya mbere yuko njya no muri kaminuza nabayeho umuhanzi, buriya mfite n'indirimbo naranaririmbye, twari dufite groupe yitwa Real Boys Crew. Ubwo nza kuba n'umuhanzi, nza kuba umusane, ariko nyine nyuma ngeze aho nyine kubera ko numvaga nshaka kuba umunyamakuru cyane, iby'ubuhanzi mba mbivuyemo. Ubwo rero nkomeza kariyeri y'umuziki, numva ko nyine nakora ibiganiro bya entertainment cyane, kare nabyo nahise nza njyamo nkitangira itangazamakuru. Nubwo mu ishuri ry'itangazamakuru bakwigisha ibintu hafi ya byose birebana n'umwuga w'itangazamakuru, ariko nyine ubwo nahise ninjira mu bintu bya entertainment, nafatiyeho muri entertainment ibintu nkora ama radio talk show, ma animation nyine nkategura amakuru y'imyidagaduro, ibintu nk'ibyo ngenda nyine mbikora. Ibya siporo bijya ku ruhande, ubundi umupira nk'abandi, nkareba resultat nk'abandi, ariko nyine ibintu byo gukunda umupira nyine byagiye bigabanuka. Kera nyiri umwana narabikundaga cyane, kuko wasangaga hanini ariyo accessibility nagiraga. Byabaga byoroshye kuba nafataga igiceri nkajya ku mu rugo wacu nta televiziyo bagiraga, byansabaga kujya kureba umupira ahandi, nkajya kureba filime nk'abandi bana bose uzibaba baturuka mu gasantere ahantu ibintu bigiye udusantere wabonaga turi gushaka gutera imbere. Ibyo rero ku buryo ko nateraga n'umupira, twari dufite n'aka equipe dukinamo, uko iyi accessibility nagiraga aho ngaho nibyo byatumaga nkunda siporo. Ariko nyuma nigereye inaha i Kigali nigira mu muziki bya siporo, ariko nanone ntago bimbuza kumva ko umuntu wa siporo runaka abikora neza mbikunda, kuko akenshi nakunda kumva n'ibiganiro bya siporo nka Sarusi narayikundaga kuyumva, hari abagabo ba Castar
ba Tigosi bande nakundaga nyine uburyo nyine bapresentinga nkumva ni ibintu biryoshye amanalize cyane cyane nkumva ni ibintu byiza ubu ndabikurikira gutya pa ariko nakundaga no kumva n'imipira bogeza bari abakazungu Clever kazungu kazungu yakoraga muri Champions League ariko wa kabiri ndabyibuka byari tariki ni bari zirindwi z'ukwa kabiri bwari buke tujya kwiga ubwo bari bafungwa ariko wa mbere kwa kabiri hari match ya Champions League icyo gihe sinari nagiye no kwiga musaza yarogeza gukavuga ati ngino kumva ewan emotion zikaza gare nyuma nyine nagiye nisanga ndi mu muziki ugeranije no kuba nakomeza ibya sport hari ibyo byose ukora ibiganiro byo kwanima ukora wagiye ukora no biganiro bitandukanye byo kuganira n'abantu aka kazi k'itangazamakuru ukibukira ku kibiganiro wumva warakoze ukumva ni byiza hari souvenir ufite mu myaka yose umazemo ndibuka nkigera kuri mikoro bwa mbere njye nakunze uburyo abayobozi banjye nyine bakunze nyine ijwi ryanjye bambwira ati ufite ijwi ryiza courage urumva tuvuga umwana ugiturutse hasi ukoze ikiganiro cya mbere umukoresha arakwapresa avuga ati ufite ijwi ryiza cyane ibyo ntibyampaye kwirana ngo numve ngo nageze aho ngera ahubwo ni kimwe mu bintu byanshimishije bituma mvuga nti apari y'ijwi nibihe bindi bintu nyine nakora bituma byakurura abantu ijwi ryo ni kimwe ariko se content wise content mfite ni sawa ubwo nyine nkomeza ndeba kuri content ariko nk'ikiganiro nko mu biganiro ngiye nkora nkunda hari ikiganiro ngira kuri radio cyitwa Isango n'injyana za weekend ndagikunda cyane kuko nacyo nabanjijemo ngiye buri kiri mu biganiro njya gukora nakaniye bimwe byo kuvuga ngo wakaniye ukayabona finale igiye kuba n'ibindi biganiro byose nkora yaba Isango Top Chart n'ibindi byose bijyanye n'umuziki ikindi kintu nyine abantu bakunze uburyo ncuranga indirimbo ubwo ndi kugenda nkubwira feedback nagiye numva mu bandi kuko ngiye ubwanjye buryo mbakora playlist indirimbo ngenda ncuranga barakuvuga ati waho ni byiza indirimbo ntushobora kuzuva handi nyine nkagenda mbikunda nitangazamakuru nakwemo inshuti nyinshi yaba ziri mu Rwanda no mu mahanga bamenye kubera itangazamakuru buriya niba ari ikintu cya mbere nishimira nagezeho nuko nabaye umunyamakuru nabonye inshuti nyinshi ntekereza ko indi field nari kuzakoramo ntari kubona kandi ukabona ko hari n'abandi genda bambwira bati tukwigiraho byinshi cyane ko iyo umuntu agenda bimaramo bitindamo igihe urushaho kubikora nk'umusiniya karaba ugenda ufasha mu mwuga ukamubwira ati courage natwe twatangiye gutya challenge zitabura ariko nyine gahoro gahoro kagenda uzamuka itangazamakuru rero burari difitemo souvenir nyinshi uretse ko ntanafite na gahunda yo kurireka vuba aha ngaha mu gihe cyose naba nkiriho kuko ni ibintu nkunda shaka kubikora nkabimaximiza ku rwego urwo ari rwo rwose n'ikiguzi icyo ari cyo cyose byansaba hari abantu bajya bavuga bati itangazamakuru ni nk'uruhu rw'umuntu cyangwa se ni nk'igisirikare Gutamani nawe ateganya kurigumamo naho yabona akazi kamuha amafaranga menshi nanzarigumamo narikora part time nka weekend gusa kuko like nkunda nyine kwakunda ubuganiriza abantu nyine abantu burange mbitekereza nk'uburyo nanjye najyaga numva abandi banyamakuru ku buryo umunyamakuru yanatindaga mu kiganiro nkavuga ni uyu muntu ubundi kisazageza akaba datangira ikiganiro nanjye mbyumva ko buriya hari umuntu ahantu runaka ubu utegereje kisaza ikiganiro zigeze bategereje kumva ibyo ndi bubaganirize bategereje kunyumva nyine bamfata nk'umuntu ukomeye kuri bo ibyo rero ayo mahirwe ntago nayitesha niyo nabona akazi kahemba gutikireka kireka binsabye nko kuva mu Rwanda nkajya gukora nko mu mahanga uretse ko nawo bikoranabuhanga ryaje hari ubundi buryo ushobora gukora itangazamakuru ariko mu gihe cyose mpari nta kintu kiryoha nka mikoro pe ntakubesha mikrofone mikoro iraryoha kabisa hanyuma winjira mu Isango byari bimeze bite ibyo byose hari umuntu uba ufite bridge wuririyeho byaje gute winjiye mu Isango gute ubundi ukuntu nagiye nkora nk'umwana nyine wirwanaho uzi kwitigitira mu bintu byose ngiye ubundi akenshi ndatigita uretse n'Isango nagiye mfata amabaruwa menshi nkajya nandikira amaradiyo atandukanye amwe n'igitangazamakuru mwamaye uburyo bwo kumfasha ikindi kandi muri kaminuza buriya nagiraga ngira ikintu ko byibura umwarimu unyigishije amenya izina ryanjye amenya
urumva nagize amahirwe rero umwarimu wanyigishaga anyigisha ari n'umuyobozi ku Isango. Urumva njyewe ntegura ibisabwa byose ku buryo bishobora kwenteresa umuntu. Nabaga nifite ibikoresho, mfite mudasobwa, mfite recorder, naramenye kweditinga, narabyigishije no mu gihe nigaga nko mu wa kabiri, mu gihe ku ishuri batari bakanatangiye kubyigisha, njye bagiye kubyigisha mbizi. Noneho nkaba ndi n'umuntu ukunda kwidokimenta kuri internet cyane, guhera niga nko mu wa kane secondaire, ibintu byinshi hafi ya byose mbizi. Ubwo nyine nkora utudokimenta magazine, ndamubwira na chef rero lecturer nagira nkufashe, ndashaka kujya kuri radio, hano hari utuntu njya nkora, nkumve ni hari ikintu mwamfasha, mumfashe mu recommandation. Yitwa Rudo Havugimana, we n'umuyobozi wa Radio Rwanda. Ubwo arabyumva bati uyu ni wowe irijwi n'iryanjye n'iryanjye rwose. Ni recordinze nyine ndamwumvisha turi ku ishuri, ati uyu ni wowe koko. Ni njye rwose, ndi nubishaka kubera hari tuba dufite n'ama studio twagenda tukarecording nkabikumvisha. Arambwira tuzanyibutse ndebe ko ho wabona opportunity yo kwimenyereza. Ngo naraje nyine mu Isango, ndibuka naje ari kuwa gatandatu yakoraga ikiganiro, naje mu njyana za weekend n'ubundi ndi kumwe n'umusore witwa Eric aramumpa ngo dukorane. Eric aranamfasha cyane. Ewana mu gihe kingana nyuma y'ukwezi nari maze gufatisha ku buryo nashyizemo imbaraga nyinshi zishoboka, niga byinshi. Icyo gihe naje mu Isango biri seriye cyane kuko hari ekipe y'abanyamakuru bakaze ninkubwira ngo bakaze ba Munana, ba Kabengera, ba Sandrine, bari abanyamakuru benshi batyaye cyane ku buryo nyine byasabaga imbaraga nyine kugira ngo nawe widistenge nyine ewana. Ubwo rero nkomeza gutyo muri iyo situation nyine nanjye niga byinshi, ndabiyegereza, baranyigisha, ngira amatsiko, bakambwira ibyo nishaka, ati wowe ujye ubigenza gutyo. Ngeze aho ngaho hagiye bampaye nyine cyo kuba nakwimenyereza kirangiye, ndabwirana ubu ngubu rero ngiye gufokasinga ku masomo yanjye, ntazatsindwa, ngira amanota meza kugira ngo wenda nzabone n'akazi nyuma yuko ndangije kwiga. Ubwo umukoresha wanjye ambwira ati se why not se tutaguha akazi ahubwo. Urumva nyine ubwo nari maze kwigaragaza, bahita bampa akazi. Baranambwira bati rwose ati wowe andika usaba umushahara ushaka, nta no ko andika usaba umushahara wowe wumva wifuza. Okay, ubwo mba ndatangiye kugeza n'ubwo. Izina Gutamani ryaje rite ryo? Waritangiranye mu mwuga, hari umuntu ari kwise, byagenze bite? Okay, Gutamani rero buriya muri 2008 iwacu Ngarama haje aba volontaire baturuka muri Germany. Noneho turamenyana kuko icyo gihe nari ndumwana uri mu cyaro ariko uzi ururimi. Urumva hari igihe mu cyaro bahura n'abantu bakabura nabo baganiriza. Noneho tukajya dukinana n'umupira, no ku gapira buriya narateraga cyane, narubwataka cyane. Urumva nyine barankunda, turanabana. Ambwira ati none se why not tuba inshuti cyane ku buryo twanabanye mu nzu imwe, nkajya mva mu rugo, nkajya mva aho ngaho baba tugiye ku ishuri. Ubwo niho baje kunyita iryo zina ngo Gutamani. Ubwo rero nyine ngeze kuri mikoro nyine kugira ngo nanjye ngire izina rifite umwihariko ritandukanye n'iry'abandi, abandi ku inshuti zanyise niko nanjye nzanitwa. Byanatangiye kuri radio umuntu kugira ngo arisubiremo bigoye, ako nyine izina bisaba kuryubaka nyine, ugenda uryubaka nyine none abantu bakagira bakarimenya. Kabisa ni akazina keza n'abantu benshi bayikunze kutubwira ko bagukunda. Guta hanyuma dukomeze tuganira, tugaruke ku buzima bwawe Gutamani. Watubwiye kuri ingaragu, nawe nta gikwe koko? Ako se urumva wabaho nta bukwe koko, ntago bibaho. Kuko bura niba ari kimwe mu bintu bya mbere byiza no kugira umuntu gukora umuryango. Gusa nyine nuko pressure society ntago igibura nyine burasenguriye abazabikora ryare, ariko nanjye mfite igihe nihaye, nanjye urumva nzakora urugo nk'abandi, ndetse nabandi gukorera iki. Ibintu byayo nari ndi gukora, ibintu ndi kubaka, sibwo urumva ko nkeneye kuzagira nanjye umufasha, ariko ni ibintu nyine bisaba kwitonda.
ntago ari ibintu ngo ubona runaka yabikoze ngo nanjye mbikore, ngo runaka yateye ivi ngo nanjye mbikore. Ntegereje igihe cya nyacyo kandi cyiza cyo kuba nabikora, hakaba ntibarambirwa. Imyaka 31 se ni myinshi, ese ntabwo uzabona afite muri za 40. baribaza ati gutamani wacu byibura ntabwo nageze 35 ntarashaka. Ubwo nyine ni handi umuntu yakabije, byo ningeze iyo njye buzavuga ati rabungu ntagikwe, ariko ubwo 31 ni ngahe? Ntabwo ari igihe kigize cyo kuba umuntu nyine yakwiheba. Abakunzi banjye inshuti zayo nizihebe rwose, ndi muzima, ndi icyuma gityaye, ntari rwose ni time nzabereka ibirori kandi mu gihe cya nyacyo. Nuko ubu ngubu hari imishinga umuntu abagishyira ku murongo. hanyuma guta wenda turimo kugana ku musozo w'iyo kariyeri yawe, umaje kwigira iki mu ubuzima bwawe donc n'itangazamakuru bihuje, nirihe somo umaje gukura mu buzima? Isomo maze kubona nuko isomo nuko buriya kubaho no kubana, buriya kugira inshuti zirafasha. Kuko ngiye kureba mu bintu byinshi nagiye ngeraho, byo nagiye nkora bigakunda, hagiye habaho kugira inshuti ndetse no kugirirwa icyizere. Buriya iyo watakarijwe icyizere nta kindi kintu rwose ubundi uba ukimaze. Buriya igihe nyine abantu bagukuyeho icyizere rwose uri kwinjira mu muntu nko mu kuzimu, niko nabivuga. Rero iyo ufitiwe icyizere kandi icyizere cyawe nawe ntukintu bakugira ntukigambanire, ukagira inshuti, ukamenya ukiha intego zawe z'ibintu ushaka kugeraho, ibintu byose birakunda. Niba nabyita amahirwe, niba nabyita iki sorry, nta kintu nigeze ntekereza kuba nakora njye cyanjemo kitakunze, kandi byose umuntu abikesha inshuti, ukabikesha icyo cyizere abantu bakugirira. Ibyo ngibyo rwose ni isomo ry'ubuzima nize, kandi ntekereza ko ari ikintu byafasha uwo ari we wese ushobora gukurikiza ayo mahame. Kugirirwa icyizere, ukaba abantu bakugira icyizere ukamenya kukirinda. Ikindi kandi ukabaho uri umu positiviste, apana babandi bumva ibintu byose. Hari abantu barebera indorerwamo mu bintu bibi gusa, nyine ukarebera ibintu mu bintu byiza, kumva ko ibintu byose byashoboka wabigeraho, nta kidashoboka. Kandi ukiga cyane, ukiga ibintu bishya. Ubu ngubu ntabwo bisaba kuba yenda uri umunyamakuru cyangwa uri iki, uwo waba uri wese icyo waba ukora cyose, reba isi igeze, igira ku bandi, raninga byinshi, wiga ibintu byinshi bishoboka, nyine ku buryo wicari wa muntu uri update mu bintu byose. Ibyo bintu birafasha cyane, kandi bigatuma za ntego wihaye uzigeraho, kandi nta n'ubangamiye muri society, nta muntu mufitanye ikibazo. Hari abantu benshi yenda bumva ko yenda nko guhemuka ngo ntawe ushobora gukira adahemutse, ngo ntawe ushobora gutera imbere ngo bitagenze gutyo. Njye ku giti cyanjye ntabwo njya mbyemera, ahubwo nemera ko demo abantu bakwizera, demo ko abantu bagenda bakwizera, ko abantu bagenda bagukunda bagushyigikira, niko ugenda utera imbere. Kuko nta muntu we ku giti cye bavuga ngo nivanye handa azamutse, ntibishoboka. Hanyuma ubuzima bw'ubustari nawe urumva uri icyamamare, urazwi, umaze n'imyaka myinshi kuri radio, kubamo biroroshye se? Kubibamo ubimanaginga ute na societe ubamo? Hageze buriya ndi umusitari ntabyo nzi ko ndi umusitari, kuko bose nagendera kuki okay, yenda sinzi abumva yenda nka radio bakunda kunyumva. Buriya rero ngewe mfata itangazamakuru nk'akazi kandi gasanzwe, nkuko umuntu nawe yaba ari umuganga, nkuko undi muntu nawe yaba akora muri bank, nkuko undi muntu nawe yaba ari umucuruzi runaka. Njye ntekereza ko buriya njye mbona ari ibintu bisanzwe, ntago mbifata nk'ibintu bya hatari, kandi kiri mu bintu bimwe bimfasha, bituma nta complexe ngira ngo abantu baramfata gute, barambona gute. Nyine ndi wagutamani wa wundi nyine njye ubwanjye nishimira ko ndi we. Ntago kuba ndi umunyamakuru bishobora kumbuza gukora ikintu runaka cyangwa gutya njye nkishaka. Kuko iyo ugiye kugendera uko abandi bakubona, bituma wowe ubwawe ntabwo unyurwa nawe, ubu umeze nk'uri kuri pressure abandi bantu ari buri gukorera. Njye rero burangiye niyakira uko nenge, kuva nawe umunyamakuru cyangwa ntari umunyamakuru, inshuti zanjye ni zimwe. Inshuti zanjye za kera twateranaga umupira baracyari inshuti zanjye, abo twabanye baracyari, ngenda nunguka abandi, ariko n'ubundi style ni byawe, nta biba erega ntago ari ibintu biba bigize bikaze cyane. Gusa nyine ntihaburamo nakakantu ko kugira values muri society mbona gute se wo kwicara ukijudginga. Society mbonamo nk'umuntu w'ingirakamaro.
ese ubwo bwamamare bwanjye n'iyo platform mfite ni umuyoboro mwiza wo gutuma sosiyete imbonamo nk'uw'agaciro. Ibyo rero iyo umuntu amaze kwiyevaluatinga ku giti cyanjye ndavuga nti njye uko ndi birahagije, nta kintu gishobora kumpindura kubera ko ninjye wiyizi, ninjye wabanje ndiyakira ndikunda. Urumva rero n'ubwo njye ntago njya mbikabya ngo numve ngo nkuko yenda rimwe njya numva ngo abasitari ngo babifunze kwigira gute, ariko uyu muntu nyine agomba kumenya ko mbere na mbere ko umusitari uri umuntu. Hano umuntu dukurikiye hari n'umuntu usanzwe gukunda w'urubyiruko ushaka kuba umunyamakuru ukomeye cyangwa ushaka kugira iterambere nk'irya Guta, nizihe nama mubwira Guta? Icyo ni ikibazo cyiza kuko hari n'abantu bajya banyandikira ngo turifuza kuba umunyamakuru, turifuza kugira gute. Njye nabonye inzira nziza ya mbere yagufasha ni ukuba wowe ubikunda, ikindi ukajya kubyiga. Mu isi tugezemo kwiga ni ibintu by'ingenzi cyane. Dushobora kuba wenda utaragize amahirwe yo kubyiga kujya nko muri kaminuza n'iki, ariko ugashaka byibura ubona training kuko akora ibintu uzi neza. Kuko iyo ukora ibintu uzi neza bikurinda amakosa, wirinda ko nyine kuko uko niba ugiye ku munyamakuru hari etike z'umunyamakuru, hari ibyo utagomba kugira, ibyo byose ukaba ubizi, noneho ugakora ibintu ubikunda. Kandi nanone ikindi kintu gikomeye ukabibyaza n'andi mahirwe, aho kugira ngo wumve ko bikugumane gutyo wumve ngo ndi umunyamakuru point birarangiye. Ushakishe wige ushakishe n'ubundi buryo iyo platform ufite wayibyaza umusaruro mu bundi buryo. Ahangaha ni urugero, ushobora kuba yenda ufite igitangazamakuru ukorera abandi, why not so utagira icyawe noneho ku ruhande rwawe, cyangwa n'ibindi byose bishobora kugufasha, kuko itangazamakuru ni network nziza cyane, biguhuza n'abantu benshi ku buryo nk'umuntu ubikunda ntiyagacitse intege. Ikindi kandi kubikunda ubwabyo nanone ntago bihagije, harimo no kubishobora. Usanga abantu benshi babikunda ariko batabishoboye, cyangwa ukanamenya kategori y'umunyamakuru wifuza kuba. Nk'ubu nkanjye radio personality, ntabwo njye najya kuri televiziyo ngo ntabwo nakora ikiganiro cya televiziyo nyine, kuko njye I prefer ko ndi radio personality. Unanze kujaja bamfokasinga kuri radio, nk'ukuntu umuntu ashobora gufata televiziyo akaba ariyo TV personality, cyangwa umuntu akaba ari umufotographe akajya acuruza iyo foto. Turabaza abantu b'abafotographe ariko nta kindi kintu. Rero ugiye kujya mu tuntu twinshi hari igihe usanga nta kintu na kimwe uzi. Ndaha kuko si umuntu se tuzamumenyera kuki. Identity yanjye rero ni Gutamani wa radio. Tugeze noneho kuri ibyo bikorwa byawe by'ishuri, byaje gute, igitekerezo cyaje gute? Gutamani w'umunyamakuru yabaye rwiyemezamirimo ate? Ibyo nabyo bitubwireho Guta. Murakoze. Nufashwa yafasha na organisation nashinze muri 2014, icyo gihe nari umunyeshuri. Buriya nkiri umunyeshuri hari ukuntu numvaga mfite umuhamagaro ndetse no kumva nakoresha imbaraga zanjye mu kintu cyari cyo cyose cyashoboka. Ubwo kubera ko nanjye nanyuze nababwiye aho nkomoka Ingarama muri Gatsibo, nanjye nabayeho mu buzima butoroshye ku buryo kwiga rimwe na rimwe nshikiriza amashuri, ubundi rimwe kwiga bikanga, ariko nyuma kubw'amahirwe kubera kugira abagira neza bamfasha n'iki, ngira amahirwe mbona amashuri ararangiye arazamutse gutyo na gutyo, n'abantu bagiye bamfasha. Buriya mu buzima umuntu arebye inyuma nta muntu utarafashijwe. Ubwo rero naje gusubira iwacu Ingarama, nayo ndeba ikintu nakora, byari mu biruhuko icyo gihe. Ubwo ni na mbere gato yuko nza no kwisango, ndavuga se why not, ubusenje ni ikindi kintu nakora nanjye cyatuma ngivinga back muri community. Niki community yanjye mbamo, hano nakuriye, hano nagize gutengeza amahirwe ngiye muri kaminuza. Hari urubyiruko rwinshi rw'abana twanganaga twakinanaga batagize amahirwe yo gukomeza no kurangiza segonderi. Ubu ngubu ngiye niki nakora. Ubwo naje kubiganiriza abantu benshi zanjye za hafi. Ubwo nabitekereje hacamo igihe, hacamo nk'amezi 6. Amezi 6 ubwo nibwo naje no gukora mu isango. Ubwo mbiganiza abana twiganaga ndetse nabo dukorana. Ese ndavuga nti hari igitekerezo nagize iwacu, nifuza ko hari abana baho najya mfasha byibura gusubira mu ishuri bakabona ibyibanze, ibikoresho by'ishuri,
ubwo rero bitangira gutyo, igitekerezo kidemara gutyo, twatangiye ari abana 14 basubira mu ishuri, ubwo ndetse n'abantu muri community aho ngaho barabyishimira, inzego z'ibanze bumva ahantu uvuka kameme baba banakuzi, ubwo baramfasha nabo ndetse n'abandi basengana na mukecuru, abana tukajya tubitaho, abana basubira mu ishuri babona ibikoresho, gutyo ibikorwa bigenda bizamuka, tuza koroza ababyeyi babo nabo dukora groupe kugira ngo nyine bajye bakurikirana abo bana, kuko hari usanga umwana ava mu ishuri kubera ababyeyi batereye iyo, gutyo igitekerezo kigenda gikura kugeza ubu ngubu aho bigeze. Ubushobozi wabukuye hese by'ukuri wari umunyeshuri byavuye urumva ni nufashwa yafasha ubushobozi, twakoraga fundraising uko mbere twaraga kubikoresha, niba amakaye twakoraga fundraising nyine buri wese icyo afite, isabune tugahuzahuza uko tugenda rero hari abantu bagenda gutyo kumva nk'umuntu yabikunze, dukora social media platforms hano ufashwa, abantu bagenda batujoyininga, nuvuga ngo inshuti zanjye n'abandi nyuma tuza gukora na komite, dukora abamambre fondateri, dukora nyine twinjira no kubikora nka organisation nyine, abantu bakagenda badushyigikira. Itangazamakuru ryo ryaramfashije kuko hari igihe bandikaga inkuru kuri ibyo, uwo kunze ibikorwa byacu akatujoyininga, gutyo mpaka ibintu bigiye bizamuka gutyo gahoro gahoro. Ni ukuvuga biri from scratch, guhera kuri zero, n'ugukusanya bafite imyenda batacyambara ibiki, ibyo ngibyo, amakaye, amakaramu, twahereye ku bintu bisanzwe nyine byoroheje ku buryo natwe bitatugora. Ubwo nyine nyuma nagiye abona akazi, naze kubona contract mu Isango, noneho nkanye nka fondateri hajya mvuga nti byibura ku kwezi ndajya nkuraho amafaranga ota yo kugura ibikoresho by'abana, gutyo tugera twihuza turi benshi, gutyo kugeraho nyuma tumaze no kubona ibyangombwa, applying funds, tukabona twegera indi ama organisation, tukababwira imishinga dufite twifuza gukora, bakagenda badushyigikira. Byiza cyane, kandi tunashimira natwe nk'itangazamakuru twabonye mugenzi wacu wiyemeza gufasha abana mwakira n'abana bari mu byiciro. Murakoze. Ubundi mbere twafataga abana bacikiriza amashuri bo muri primaire, ubu ngubu abana bacu bo twafashe mbere muri za 2015, ubu bagiye gukora tronkom, ubu bari gukora deja tronkom, turacyabafasha, turakomeza twafasha ibikoresho kuko hari ababyoroshye education barobo, ariko ugasanga umwana ava mu ishuri bitewe nuko nta bikoresho, uniforme, inkweto, amakaye, aho bishyuraga imbaza musya yo kurya ku ishuri. Ubwo ni ikiciro kimwe, ubu cyo dufitemo abana bagera muri 50, tukajya n'ikindi kiciro cy'abana b'inshuke. Ubu ngubu dufite ECD twatashye n'ishuri ejo bundi minsi yashize, abo bo n'abana hagati y'imyaka 3 n'6, bo ni babana kubera ko muri ibyo bice aho ngaho twahereye muri Gatsibo haba ari ikibazo cy'abana batabona access ku ishuri ry'inshuke. Ubu nkanye ntago nigeze niga maternelle, nahise njya muri primaire nyine by'imyaka 7, babaganga ifate ku gutwi gutya, wabona wafasha gutya ati wakuze jya kwiga. Ubu rero twagize icyo gitekerezo, tugira amahirwe tubona n'abaterankunga twubakira ishuri, ubu abana baraza bakahiga ku buntu, ubwo umwarimu ahembwa nuko twakoze fundraising n'umuterankunga akadushyigikira, umwarimu tukabaha n'igikoma. Nabo rero turabafasha kugira ngo byibura umwana abonira fondation akiri muto yakure, kuko hari usanga umwana nk'ahariya no mu bindi bice by'ibyaro kuzatangira afite imyaka 7, usanga iwaba bamujyana muri ya mirimo, asanga bamwe abana bo bahuriyemo na riske, niyo tuvuge baba bagiye guhinga mu bishanga, bakagwa mu migezi, abandi bakagira gutyo. Ibyo rero birabafasha kuba abana barankadira, umwana agakura akunda ishuri, aho gukura reba iwaba bahinga ibijumba cyangwa se bagiye gukora mu mirimo y'ibijumba ngo bimve ko umuntu ufite ibijumba byinshi ari we umuntu nyine yifuza. Ubwo rero nubwo buryo twabikoze, kandi hamwe n'Imana ndetse n'abantu bagira neza dufatikanya, ibintu biri kugenda bimera neza. Ubushobozi bw'iri shuri bumeze gute? Umuntu yarigana, ubwo turagira ngo tumenye rishingiye kuki, ryifashije gute mu amaginga ye? Murakoze. Ubundi ishuri, ubundi ikintu cyari kigoye ni ibikorwa remezo, ni inyubako. Ubu ni ishuri rizakira abana 100, ubu ngubu nibongera gufungura amashuri.
ni ishuri ry'icyitegererezo rifite abarimu bize ibijyanye n'uburezi bw'inshuke, abize ibyo bita ECD. Ni ishuri kubera ko dufite umuterankunga, dufitanye amasezerano yo gukorana mu gihe runaka. Ni ishuri rifite ubushobozi bwo byibura bwo kubona iby'ibanze umwana azakenera ku ishuri, harimo gufata ibyo byo kurya, ko akenshi dukunda kubaha igikoma, amata, na leta iradufasha ya gahunda y'inkongoro y'umwana, ku buryo twizeye ko imyaka izaza ari ishuri rizaba rifite abana batyaye bari shapu bameze neza. Uretse n'iryo gusa, kuko nufashwa twifuza gukora ni centre dufite muri ba bana bandi dufasha, tugira n'indi programme ya after school program. Nyuma abana bavuye ku ishuri bagahura bagakora etude, kuko akenshi usanga nko mu bice by'ibyaro usanga hari ababyeyi bataragira access ku mashanyarazi. Abo ngabo rero rimwe na rimwe gukora etude nimugoroba bikabagora, baraza rero bakajya kuri center yacu nimugoroba, babandi batashye, babandi b'inshuke batashye bagasubiramo. Dufite abakorerabushake bashobora gukora coaching ku bigenda imibare nk'abaterminari, bakabasobanurira. Tukagira muri weekend noneho haba ari programme z'imikino, umupira w'amaguru, kubyina traditionnel, ku buryo twifuza noneho ku center kiko izajya ibafasha mu burezi, ariko tubinyuje no mu mikino, ku buryo n'ubutumwa bundi bubareba, kwirinda ibiyobyabwenge, kwirinda zitateguwe n'izindi gaho, ubumwe n'ubwiyunge, amahoro, ubusa, ibyo byose bizajya binyuramo, kandi ku buryo umwana aba afite package yose. Ntabwo tugera no ku babyeyi. Ababyeyi nabo bagira programme yabo yihariye yo kubigisha no kugira ngo bahindure imyumvire, kuko hari usanga umwana abura uburenganzira atabona n'ubwo buryo bwo kwiga no gufatwa neza bitewe n'ikibazo cy'umubyeyi. Usanga ababyeyi batagize amahirwe yo kwiga, ababyeyi bakifite imyumvire runaka, ariko umubyeyi wamukoresheje training, ukamutraininga, ukamubwira gutya na gutya, wereka ingero zifatika z'uko ibintu byagiye bishoboka, ababyeyi nabo bagenda bahindura imyumvire. Kuko buriya n'ababyeyi no by'umwihariko tugira na projet ya entrepreneurship, kubigisha uburyo bakwihangira. Ubu ngo hari ukuntu ubwira nk'umubyeyi ukamubwira ati ubundi ni gute ugurisha ibiro 5 by'ibishyimbo ugiye kugura ikiro cy'inyama. Abati se none wagira uti none se ufashe ibiro 2 by'ibishyimbo ukagura urukwavu rutoya, ntiwarworora mu gihe cy'amezi 3 ukagira inyama uko bishaka, ugasanga umubyeyi atari kuziko bishoboka koko, ntiyumve ko icyo kintu gishoboka. Utwo tuntu rero natwo tubigisha, kuko dufite na programme yo kuba dufata nk'ubutaka tukabukodesha bagahingira hamwe, kugira ngo ejo bundi cyakigega bafite mu gihe cyagiye imyaka iba yarashize mu nzu, cyagiye biti cy'inzara, bose bagabana, buri wese akagira icyo atwara, gutyo bagakorera hamwe bakizigama. Ugasanga ni ibintu byiza cyane nyine bibafasha. Ubundi haburaga iyo motivation gusa yo kubashyira hamwe. Kandi aho ngaho ni naho tuvuga tuti namwe mu babyeyi rero mugomba kugira uruhare mu burere bw'abana banyu. Urebye ni nk'izo programme dufitemo muri nufashwa yafasha, turi kugenda twagura ngo turebe ko community ya hariya yatera imbere. Tunatekereza ko tubonye n'ubushobozi twajya mu tundi turere naho tukagura ibikorwa, kuko niba aho ngaho byarashobotse ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko n'ahandi imyumvire yahinduka, kuko nabo buhamya barabutanga. Bajya ku mbuga zacu nkoranyambaga nka YouTube nufashwa yafasha, hariho ubuhamya bw'ababyeyi bahinduye imyumvire, kandi ubona ko bibafasha. Nk'ubu ngubu icyo gihe abana twatangiranye nabo kera babaga ari abana batazi kwiyitaho, barwaye amavunja, ibyo byose ubu ngubu umwana urabona yarabaye inkumi, yarabaye umusore rwose, ukabona n'abana batsinda baba ba mbere mu mashuri. Kumva ko ari ikintu cyiza nyine umuntu yaba yarakoze. Gutangirira ishuri ibyo byose, hari abantu mwagiye muganira, hari abaguciye intege, hari abagushyigikiye, byo byari bimeze gute iyo situation? Ubundi tujya gutangira ishuri twararebye, ubundi tubona ikibazo gihari, hago tuti twebwe tugiye gukora home ECD, kwa kundi abana bahurira ahantu, kuko ikintu cya mbere cyari igitekerezo. Nyine wasanga batakerera amashuri y'iki gihe nayo, tubuse urira shuri rizagera he, bimeze bite. Ariko nyine kubera twebwe nyine umuntu abafite target, kandi ibyo ukora ari ibintu bigaragara, ntabwo tugeze ducika intege, twarakomeze turapushinga. Ubundi mu bintu nk'ibi ngibi ufata
bake bakumva kurusha benshi baguca intege. Urebamo babandi ubundi bamwe mu bantu nyine bakuba hafi, ureba babandi nyine baza babizanywe n'umutima n'urukundo kurusha kugira umubare munini w'abantu benshi bashobora no kuba baguhindura imitekerereze ukaba wabivamo, cyangwa shaka abandi bagushyigikira kabone niyo waba wacitse intege akagati mukomereza aho ngaho, birashoboka, ibintu birashoboka. Yes, burya kera Jean Paul ne twaganiraga, burya kera turimo kugana ku musozo, ariko turagira ngo ugiri ubutumwa utanga ibyo byose. Hari ibyo waje nawe wumva waganira tutakubajije nk'umunyamakuru, ntabwo wareka kugira ibyo uvuga, usanzwe unakangura imbaga. Murakoze. Ubundi ikintu ni nk'ubutumwa naha urubyiruko, tube umusemburo w'impinduka. Dufite igihugu cyiza, imiyoborere myiza, opportunity zirahari. Kenshi usanga dukunda kubreminga leta, tubreminga iki, ahubwo twe nitwe twirebeho ko tudafite ikibazo. Urebe nkanjye nk'uruhare rwanjye n'uruhe ya muri community ndimo, ese koko kuba ntagera kuri ibi sinjye ikibazo. Bagatekereza ko nta wundi muntu wagutekereza atari wowe ubanje kwitekereza, pushinga ugere ku cyo ushaka, ushyiremo imbaraga. Urubyiruko rero dufite imbaraga, dufite icyerekezo, dufite ubuyobozi budukunda, twebwe tureke ubunebwe. Dufite amahirwe menshi, ikoranabuhanga n'uburyo bwiza ni nk'urugero rumwe natanga mu mahirwe ahari. Ikoranabuhanga turyifashishe, yaba ikoranabuhanga mu itumanaho turyifashishe mu buryo bwo kwiga ibishya no kwiga ibyo abandi bagezeho, tubyigireho. Umuntu yicare nk'urubyiruko we avuga ati ku giti cyanjye buriya ni ikihe kintu numva nanjye nashobora abandi bantu batashobora, icyo kintu se sinakibyaza umusaruro. Ibyo bizafasha. Rero reka mbashimire uburyo mwaduhaye umwanya, ni amahirwe n'ubufasha muduhaye bunakomeye, kuko buri buvugizi ni ikintu cya mbere gikomeye. Hari umuntu ushobora kuba yakurikiye ibi kiganiro akagira icyo kimusigiye, wifuza gufatanya natwe no kudushyigikira, abahawe ikaze. Ikindi abifuza kumenya ibikorwa byacu by'umuryango n'ufashwa yafasha organization, dufite imbuga nkoranyambaga dukoresha, tuba kuri Facebook, tukaba kuri YouTube, tukaba no kuri za Instagram, ni wandikamo n'ufashwa yafasha organization. Aho ngaho tubona dufite na website waishatakadomo.nufashwafasha.org. aho hose 24/7 igitekerezo, kuko rega ibintu byinshi byubakiye ku bitekerezo. Ibitekerezo turabikeneye cyane, buriya ni nawo umusanzu ukomeye cyane. Undi musanzu uza nyuma, ariko ibitekerezo ni inzira ya bugufi yo kugera ku cyo wifuza. Ndabashimiye rero Theo, ndabashimiye kuba mwampaye no mwanya, kandi ikindi nabwira abafana banjye bakomeze banshyigikire, banankunde, bakurikira ibiganiro byanjye. Nanjye sinzabatenguha, muri teka mu gikoni mbatekera ibintu byiza biryoshye, kandi uko ngenda ndushaho kugira experience niko ibyiza biri kugenda biza. Abafana banjye banyifuriza nyine ibintu byo gushaka urugo cyangwa gukora ubukwe, nabo nabizeza ko dosiye yabo ndi kuyigaho. Igikwe kirahari rwose, akisuba abakobwa beza uri kubona, mbese urabona twabamaze iki tutabarongoye. Afite umukunzi guta icyo kibazo ko gikomera, waretse nkazagisubiza mu kiganiro cy'ubutaha. Reka nzagisubize mu kiganiro cy'ubutaha. Ibyo byose buriya hari ukuntu umufana wahise atekereza ati kwatubwira igikwe, hari ubwo umukunzi warahari. Oya, ubundi singo, ariko ntago ibintu bivuze ko ejo n'ejo buri cyambere no kugira igitekerezo, kandi nababwiye ko ibintu ntekereje nifuje akenshi mbikora. Urumva rero igihe nanjye kirageze, maze gukura, maze kuba umusore w'igikwerere. Ejo bundi rwose muzabona nanjye ndi gushinjagirana isheja ndi kumwe n'uwo nihebeye, ariko ubundi umukandida. Yego, tukwifurije amahirwe muri ubwo buzima bwawe guta, kandi twizera ko nitugukenera n'ubundi uzatubwira ukatuganiriza nk'uko watuganirije. Oya, ndahari rwose wese, kuko ntago nakwimana amakuru, ntago nakwimana amakuru. Ikintu cyose muzaba mushaka nagiramo uruhare, yaba ku buzima bwanjye bwite cyangwa se no ku bindi natangamo ibitekerezo ku ngingo runaka, ndahari rwose nta kibazo. Kutamani turamushimiye. Ni Bujyakera Jean Paul, umunyamakuru wa Isango Star, n'abari bakurikiye Ibiriho TV, turabashimiye. Twizera ko n'ibiganiro byacu tubateganyiriza bizabashimisha. Turabashimiye rero, bye bye.